buriya reka ni ukuvuga ngo tujye tuvukura amaboko mu mufuka dukore wenda hejuru hazaza hacu hazamere neza. Urabona ko 2024 dusize haba ariko 2025 reka tuyikoremo yumva. Urabona ko mugende bose wanyu urabona ko amafaranga nubwo nakoraga bataraza ngora n'ubura n'abantu kagoranye kabambere byabo irimo gukora amaboko icyo nababwiye mwebwe ubona niyo byangwa bari uruhinja urukubi turushye ukabona umwatsi amafaranga nta bintu by'umushinga rero karete nawe n'udubora dushaka kuzabikorera ibyo muzabinkorera amafaranga yo gutakaza ntayo mfite ahubwo ndumva turimo twanatsindagiye tugende nta kibazo dukoresha abantu bacaho bagenda bacaho bagenda nimba twahagaze n'ahangaha yego iyoberanya kugira ngo batanakugene rero nari harahe imari ngo gifite agafone mari kasima wenyine hari umuntu mu Kristo shawa cyane dusuza gutya Kristo mwana muzi mwebwe muri abapagasi banjye ni mukore urabona ko wimakaza nka bosi yego nta kintu ufite ni iPhone mani z'amafaranga iziraho nuko nakiri byanjye wataka iki akindi gifite amashaka aho tawo cyo wayitaye afwe mukuru cyane umwana mutoya gende mubwire ko wayitaye Ando foto man kuita. Icyo tuvuga nyine telefone ni yanjye nta kibazo ubwo ndari buze n'uwanjye akangaka kanjye nagatsindi wanjye petit. Tu me connais quoi cadeau. urabona ko kubereye gukuramo nawe ibyo ushaka ndigwe urakuramo yakira uri ko dushaka ko tuba twipangutse tujye igifu bikabageze n'ahantu uri buze kubona ukambara ukajyane mu misa wacu ngiye kuba umugosi muri iyi minsi aho akira ubiri ryanjye naribonye ni ukuvuga ngo iri ngiri akira no kwambara
Apostle, we hear of this. What type of plane? Jesus! This is plane. Genda tuvugane. kigaduha ibintu byako ibyo ngibyo mwibyitaho wanyu usanga bari bavarotse urabona ko ikintu cyaburaga ngo mbe wese ari nze ibyo ngibyo ntabwo aribyo njyewe nshaka nta kintu ndafata inkweto gusa nicyo cyaburaga uri kunshinga ibindi bike mwaza urabona ko aricyo cyaburaga ngo mbe wa muntu ngende ndimo ndamukemanga bolo ahita biguhereza n'ikintu ageze hejuru uvuze ko natuye muri duhurira hahandi ni he cyamufitanye gahunda murafatanye mufitanye mu ntabwo abyumva ariko wamugane urahurira hahandi he niba ushaka ngo nikugira aha hantu hari aho tuzi ashaka kwirengagiza amasha ashaka kudukoresha bamaze kubigabanya cyangwa reka tumushake tumuhe ibintu byinshi reka tumushake tumuhe ibintu byinshi agaragara tuguhe ibintu byawe agarafata ibintu byawe ushaka tuguhe ibintu byawe reka mbwire ntuze we reka mbwire satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? uko twigenje turapfuye ikote ntabwo ari igihe warikozeho ntabwo rimeze ndifata njyewe wowe uwafite inkweto zigumana yigumane nawe igaragaye tujyayo y'abaryambaye ntibura guseka ntibura guseka ahubwo turi gushaka umuriro w'umutima wasangayo nuko twumvira umuntu ngo basanga cyari kiri umuntu cya satani ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Oh my God. ntazankubita waba bitewe ubwo nanjye iwanjye azagukubita urabona njye sindahinduka ubuye ikintu kimbabaje rero ntabwo ukizi ntabwo bamuhinduye itara bwayo bya bintu by'abandi This is playing. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.